Umunsi wa 18. Buri umwe muri mwe ni urugingo rw'umubiri wa Kristo, kandi mwahamagariwe kubana mu mahoro. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 15. Mbega uburyo ari byiza, mbega uburyo ari by'igikundiro iyo abantu b'Imana babanye bahuje. Zaburi 133 umurongo wa 1. Ubuzima buba bwiza iyo busangiwe. Imana ishaka ko tugenda mu buzima dufatanije. Ibyo nibyo Bibiliya yita ubusabane. Muri iki gihe cyacu iryo jambo ryatakaje imbaraga ryahoranye. Ubu ubusabane buvuga guhura abantu bakaganira bisanzwe, bakaba bari hamwe barya bidagadura. Ikibazo cy'ubusabane hagati y'abakristo cyahindutse guterana mu rusengero. Abarushijeho bagasangira icyayi cyangwa ibindi binyobwa bidasindisha rimwe na rimwe nyuma y'amateraniro. Ariko ubundi ubusabane nyakuri burenze kugaragara mu materaniro. Ni ugusangira ubuzima. Bisaba gukundana kutarimo kwikunda, gusangira nta buriganya, kugirirana neza mu bikorwa, gutanga utitangiriye, kwifatanya mu kababaro n'ibindi byose ushobora gukora ngo usohoze amategeko avuga ibyo tugomba kugirirana dusanga mu isezerano rishya. Iyo ushaka kugira ubusabane nyakuri, umubare w'abantu uhinduka ikintu gikomeye. Uko umubare urushaho kuba muto, niko ubusabane burushaho kuba bwiza. Mushobora kuramya Imana muri ikivunge cy'abantu, ariko ntabwo mushobora gusabana mu kivunge. Iyo abantu bamaze kurenga 10, hari bamwe batangira kutaza, cyane cyane abadakunda kuvuga mu ruhame, ubundi ugasanga hari abandi bashaka kujya hejuru y'abandi muri iryo tsinda. Yesu yigishije abigishwa be mu itsinda rito. Yashoboraga gutoranya benshi kurutaho, ariko yari abizi neza ko 12 ari wo mubare munini utagomba kurenza iyo ushaka ko buri muntu atanga igitekerezo mu itsinda. Umubiri wa Kristo, kimwe n'umubiri wawe, ugizwe n'uduce duto, selile, dufatanijwe hamwe. Kandi ubuzima bw'umubiri wa Kristo, kimwe n'ubuzima bw'umubiri wawe, buri muri utwo duce, selile. Niyo mpamvu buri mukristo yarakwiye kuba mu itsinda rito mu itorero rye, haba mu itsinda rihurira mu rugo, cyangwa amatsinda mato yigira Bibiliya hamwe ku cyumweru, cyangwa se itsinda riteranira kwiga Bibiliya mu yindi minsi y'icyumweru. Aho niho abantu bahurira by'ukuri, ntibashobora gusabanira mu kivunge kinini. Tugeranije itorero ryawe nk'uruzi runini, amatsinda mato azaba nk'imigezi isuka muri rwo ikarugaburira. Imana yatanze isezerano ritangaje cyane ku matsinda mato y'abizera. Aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, nzaba ndi hagati yabo. Ikibabaje ni uko no kuba mu itsinda rito bitavuga ko abantu bazagira ubusabane nyakuri. Hari abantu bahurira mu matsinda yo ku cyumweru cyangwa mu matsinda mato yo mu ngo, ariko ugasanga baraheze mu magambo gusa, batigera bamenya ubusabane nyakuri uko buteye. Ni irihe tandukaniro hagati y'ubusabane nyakuri n'ubusabane bujenjetse? Mu busabane nyakuri abantu bagaragara uko bari. Ubusabane nyakuri ntabwo ari ibiganiro by'aho baca hejuru y'ibibazo by'ubuzima. Ni uguhura by'ukuri, mukabwirana kari ku mutima, mugahishura kari mu nda. Ibyo bibaho iyo abantu batinyuka kugaragara uko bari koko, kandi ntibahishe uko ubuzima bwabo bumeze. Babwirana ibyababaje, bagahishura amarangamutima yabo, bakaturirana ibibaruhije, bagasangira gushidikanya kwabo, bakerura ubwoba bagendana, bakemera intege nke zabo, bagasaba abandi kubafasha no kubasengera. Kugaragara uko uri bitandukanye cyane n'ibyo usanga mu matorero amwe n'amwe. Aho kugira ngo usangemo umwuka wo kugaragara uko bari no guca bugufi, usanga barashyize hejuru ikintu cyo kwihagararaho, bagasa n'abari mu ikinamico, bakagira amacenga menshi, bakagendera mu kinyabupfura cy'igihwayihwayi, ariko ibiganiro byabo ugasanga bitagera ku mutima. Abantu baho usanga bihisha inyuma y'amasura atariyo, bagahora bigengesereye ngo badacikwa, bakitwara nk'aho ubuzima bwabo buhora mu birori. Bene iyo myitwarire yica ubusabane nyakuri. Iyo dutangiye kwikingurira abandi bakabona ubuzima bwacu uko buri koko, nibwo tugira ubusabane nyakuri. Bibiliya iravuga ngo iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri umucyo, tuba dufatanyije hagati yacu. Nituvuga ko ari nta cyaha dufite, tuba twishuka. Ab'isi bavuga ko gusanganya imitima bibera mu mwijima w'ibanga, Imana yo ikavuga ko bibera mu mucyo. Iyo turi mu mwijima duhisha mu nda ibikomere byacu, amakosa, ubwoba, ibyo twatsinzweho n'ingeso mbi. Ariko iyo tugendeye mu mucyo, byose tubishyira ahagaragara, tukemera abo turi bo by'ukuri. Birumvikana ko kugaragara uko uri bisaba ubutwari no guca bugufi. Bisaba gutinyuka guhangana n'ubwoba bwo kugaragara uko turi, kwemera ko abantu bashobora kutugaya, ndetse no kongera gukomereka. Ariko se kuki umuntu yakwishyira mu bibazo nk'ibyo? Kuko ari bwo buryo bwonyine bwo gukura mu mwuka no mu mutima. Bibiliya iravuga ngo ibi mubigira akamenyero, mwaturirane ibyaha kandi musengerane, kugira ngo mushobore kubana neza kandi mukire. Dukura neza iyo dutangiye gutinyuka guhangana n'ibibazo by'ubuzima, kandi kimwe mu bintu bikomera guhangana nacyo ni ukwemera uko turi mu maso yacu ndetse n'ay'abandi. Mu busabane nyakuri abantu baba amagirirane. Kuba amagirirane bivuga gutanga kandi ukakira. Ni ukwemera kwishingikiriza ku bandi. Bibiliya iravuga ngo uburyo Imana yaremye imibiri yacu ni icyitegererezo cyiza mu gusobanura ubuzima bwacu hamwe nk'itorero. Buri rugingo rubeshwaho no kugirirana n'izindi. Kuba amagirirane nibyo mutima w'ubusabane.
kugirana ubumwe bw'amagirirane, gufatanya inshingano, gufatanya hagati yacu. Pawulo yaravuze ngo nifuza ko dukomezanya kubwo kwizera twahawe. Kwizera kwanyu kuzankomeza, nanjye mbakomereshe kwizera kwanjye. Twese dukomera mu kwizera iyo abandi bagendana natwe kandi bakadutera inkunga. Bibiliya idusaba kuba abarinzi ba bagenzi bacu, ikadusaba guterana umwete, gukorerana, kubahana. Inshuro zirenga 50 mu isezerano rishya badutegeka imirimo tugomba kugirirana. Bibiliya iravuga ngo duharanire gushaka ibihesha amahoro n'ibyo gukomezanya. Ntabwo Imana izakubaza ibyo abandi bakoze, ariko izakubaza ibyo wabakoreye. Imana igutegerejeho gukora ibishoboka byose kugira ngo ubafashe. Mu busabane nyakuri abantu bahabonera imbabazi. Imbabazi ntabwo ari ukwihutira gutanga inama cyangwa kwihutira gutanga ubufasha uciye hejuru y'ibibazo. Ugaragariza abandi imbabazi iyo ushobora kwinjira mu mubabaro w'undi ukawumva nk'uko awumva mukawufatanya. Imbabazi ziravuga ngo umubabaro wawe ndawumva neza, kandi uko wumva umeze bifite ishingiro, ntabwo ari ubusazi. Uko wabyita kose, ubwo nibwo buryo nyakuri Bibiliya itwereka bwo kugaragaza imbabazi. Bibiliya iravuga ngo nk'uko bikwiriye intore z'Imana, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Imbabazi zikemura ibikenerwa bibiri by'ingenzi mu buzima bw'abantu: gukenera kugira ukumva no gukenera ko amarangamutima wiyumvamo ahabwa agaciro. Igihe cyose ugerageje kumva undi kandi ugashimangira amarangamutima ye, uba wubatse ubusabane. Ikibazo ni uko akenshi tuba twihuta dushaka gukemura ibibazo no gutanga ibisubizo ku buryo tutagira igihe cyo kwifatanya n'abandi mu marangamutima yabo, cyangwa se tukaba duhangayikishijwe n'ibyacu bikomere. Kwibabarira bikamya impuhwe twashoboraga gushyira ku bandi. Hari ingero zitandukanye z'ubusabane, kandi buri kigero kiba gikwiriye mu gihe cyacyo. Ikigero cya mbere cyoroheje ni uguhuzwa no guhana ubuhamya no gufatanya ijambo ry'Imana. Ikigero kigiye imbere kurutaho ni ubusabane bwo gukorana imirimo nk'iy'abantu bajyanye mu ngendo z'ivugabutumwa cyangwa zo gufasha abababaye. Ikigero gikomeye kandi kigera ku marangamutima ni ubusabane mu kababaro, aho twinjira mu kababaro n'icyunamo cy'undi tukamufasha kwikorera uwo mutwaro. Abakristo bumva neza bene ubu busabane ni abatuye mu bihugu bibatoteza, bakabasuzugura ndetse kenshi bakabica babahoye kwizera kwabo. Bibiliya iradutegeka ngo mwakirane ibibaremerera, abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Igihe turi mu bibazo bikomeye, mu cyunamo cyangwa mu gushidikanya, nibwo dukenerana cyane. Iyo ibizazane bidushikamiye kugeza aho kwizera kwacu gutangira kujegajega, nibwo dukenera bene data kuruta ubundi. Icyo gihe tuba dukeneye abantu bake bizera bashobora kwizerana natwe, bakatuzahura muri uwo mwobo. Mu itsinda rito, umubiri wa Kristo uba ugaragara ndetse uturi hafi, kabone n'Imana yabisa n'ituri kuri. Ibyo nibyo Yobu yari akeneye cyane igihe ari mu kababaro. Nibwo yavuze ati wihebye akageza aho areka kubaha isumba byose, akwiriye kubabarirwa n'inshuti ze. Mu busabane nyakuri abantu bahabonera impuhwe. Iteraniro ry'abizera ryagombye kuba ahantu h'ubuntu, aho amakosa adashimangirwa ahubwo ahanagurwa. Ubusabane nyakuri bubaho iyo imbabazi zirusa urubanza. Twese dukenera kugirirwa impuhwe kuko twese turasitara tukagwa, bityo tugakenera kugarurwa mu nzira. Dukeneye gutanga no kwemera kwakira imbabazi. Imana iravuga ngo iyo umuntu yakoze icyaha, mukwiye kumubabarira no kumuhumuriza kugira ngo aticwa n'agahinda kamwihebesha. Ntimushobora kugira ubusabane butagira imbabazi. Imana iratuburira ngo ntimukabike inzika, kuko gusharira no kutababarira bisenya ubusabane. Ntabwo turi intungane, ahubwo turi abanyabyaha. Niyo mpamvu dukomeretsanya iyo tubanye igihe kirekire. Rimwe na rimwe dukomeretsa abandi tubigambiriye, ubundi tukabikora tutabizi. Ariko uko byagenda kose bisaba imbabazi nyinshi n'ubuntu ngo dushobore kubaka no kuguma mu busabane. Bibiliya iravuga ngo wihanganire amakosa y'abandi kandi ubabarire ugukoshereje. Wibuke ko umwami wacu yakubabariye, bityo nawe ukwiriye kubabarira abandi. Imbabazi Imana yatugiriye nizo zidutera kubabarira abandi. Ujye uzirikana ko nta na rimwe uzasabwa kubabarira umuntu birenze uko wababariwe n'Imana. Iyo hari umuntu ukubabaje, uba ufite guhitamo. Ese imbaraga zanjye ngiye kuzikoresha mu kwihorera cyangwa mu gukemura iki kibazo? Ntushobora kubibangikanya byombi. Hari abantu benshi bashidikanya kugaragariza abandi impuhwe kuko batazi gutandukanya kwizera umuntu no kumubabarira. Kubabarira ni ukurenga ibyahise. Kwizera ni ugutunganya imyitwarire yanyu iri imbere. Kubabarira bigomba guhita bikurikira icyaha ukorewe. Uwakoze amakosa yaba yasabye imbabazi cyangwa se atazisabye. Icyizere cyo kizana n'igihe. Bisaba ko uwababariwe agaragaza guhinduka. Iyo umuntu ahora kubabaza, Imana igusaba kumubabarira buri gihe abikoze, ariko ntabwo usabwa guhita umwizera cyangwa ngo umwemerere kongera kukugirira nabi. Agomba kubanza akerekana ko yahindutse. Ahantu heza ho gusanira icyizere ni mu gushyikirana kw'itsinda rito, aho ubonera inkunga y'abagutera umwete n'abakurikira ko ibintu bihinduka.
Hari ibindi byiza byinshi uzakura mu kuba mu itsinda rito ryiyemeje kubaka ubusabane nyakuri. Ni ikintu cy'ingenzi udashobora kwirengagiza mu buzima bwawe nk'umukristo. Iyi myaka 2000 yose ishize, abakristo bagiye bateranira mu matsinda mato ngo bagirane ubusabane. Niba utarigeze uba mu itsinda rito cyangwa iteraniro nk'iryo, ntuzi ibyo wahombye. Mu gice gikurikira turareba hamwe icyo bisaba ngo ubake bene iryo tsinda n'abandi bakristo, ariko ndizera ko iki gice cyaguteye inzara yo kuba muri uwo mucyo, ubugirirane, imbabazi n'impuhwe bizana n'ubusabane nyakuri. Waremewe kuba mu bandi. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Nkeneye abandi mu buzima bwanjye. Umurongo wo gufata mu mutwe. Mwifatanye mu ngorane n'ibibazo, bityo musohoze amategeko ya Kristo. Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 2. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ni izihe ntambwe natera uyu munsi kugira ngo negerane n'undi mukristo mu buryo bwuzuye bw'ukuri, uburyo bushyika ku mutima?